uyu munsi turi kuwa kabiri umunsi wo kuwa gatandatu umubyeyi umwe yaragiye kwahukana ndagira ngo ubwe ngo iyi message nayibonye nimugoroba kugira ngo nze mbwira abantu b'Imana aka kanya nicyo cyanzanye umuntu akimara kumamagara ubwo ndimo ndakubwira kugira ngo mbone iyi message aho byatangiye narabisengeye ngewe ndamusengera yaramamagaye kuri telefone hari nko mu masaa 8 z'amanywa arambwira ati mukozi w'Imana Mutesi nabonye nimero zawe kuri YouTube ndagira ngo mfashe kunsengera mfite ikintu kindemereye cyane bigera igihe umugore noneho bimutama neza neza ngo rero reka zasinzire ayimukure mu kiganza ninjoro irimo gusakuza umugabo yasinze yagonye ariko telefone ayisinziranye mu kiganza nawe ibaza urwo rwego mbese byari bigezeho ngo yimukuye mu kiganza ashidukira we hejuru gutya nimba aragize ngo hari ibindi agiye kurebamo cyangwa iki abaramukubise ngo abagore benshi ngo barimo kurira amarira baririra mu mazu ntahera yabwira umugabo ngo ngurira isukari cyangwa isabune Yes, ngwaho ikaze na karibu kuri Delphines TV amahoro y'Imana nabane nawe, reka nizere ko umeze neza aho waba uherereye hose, waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka nizere ko umeze neza, imvura y'imigisha ikomeze gusesekareho. Ngiye wumva ni Fiacre nk'ibisanzwe, umunyamakuru musanzwe mumenyereye imbere yanyu kuri kamera. Rero namugarushye Delphine. Amen. Yesashinga. Yes, ahimbazwe ibihe byose. Ntago twaherukanaga ngewe. Yego. Ntago twaherukanaga pe. Buri iminsi ariko hari umaze iminsi ufite akazi kenshi utaboneka kukubona bigoye. Niko isi yubatse umuntu agomba gukora, rega tugomba gukora kugira ngo tubeho. Ngewe rero mu minsi yashize ntekereza ko gukorana nge nawe hari haciyemo agahe katari gatoya. Yego. Ngira ngo twaherukanaga igihe dusanga nsindagira mu murima. Igihe mwari mwansanze nagiye gusenga muri kunserereza ngo nambaye ambaye ijoro mu murima. Nari nazindutse ntaherukanaga. Bute muri iyi minsi nanjye ntakubeshye iyi weekend tuvuyemo nari ndwaye pe. Nari ndwaye ariko urabizi nyine kurwara kw'abasore n'umutwe nta bidasanzwe. Imana ishimwe ko yagukijije. Cyane nirwariye utuntu nk'utwo ngutwo. Ariko nawe wari umeze neza. Ndashima Yesu. Abantu bari bagukumbuye. Nanjye ndabakumbuye. Ndabakumbuye nanjye cyane pe. Cyane ariko cyane byongeyeho ngo na cyane. Yego, wenda ntarakwakira cyane mu kiganiro, reka tumanze dushimira abantu bakomeje kudukurikirana cyane baduhereza subscribe, comment. Urabona ko ibintu biri kugenda birushaho kuryoha kubera ibitekerezo byanyu tugenda twakira. Ndabashimiye cyane bivuye ku mutima, kandi nawe ntekereza ko nawe uri kubashimira. Nanjye ndabashimiye cyane kandi nukuri Imana ibaho umugisha. Nanjye mba ndi kubireba twica hanga tukavuga twibwira ntacyo byatumarira, ariko ni byiza cyane. Imana ibaho umugisha iyo mwakoze subscribe, mugakora share, mugakora comment, like. Ijambo ry'Imana rigera kure kandi ni Imana ishaka. Muri urugendo turimo twese turi abagenzi bajya mu ijuru, mwisi nagari iwacu. Tugomba rero gufatana ukuboko mbese buri muntu agasindagiza mugenzi we kugira ngo tuzabashe kugira iyo tujya amahoro. Uyu munsi bari kubona ko nagusuye mu rugo.
wakoze no kuri mari umugisha. ubundi twahuriraga mu bisambu, tumaze iminsi duhurira mu bisambu, mwagiye gusenga gutyo. Duhurira mu butayu, rega biba byiza ko tugenda tukanavoma. Yego mute, ndagira ngo mbere yuko twinjira neza mu kiganiro, nk'ingeso yacu imwe nziza itari mbi, ya ngeso yacu yo gusenga, kugira ngo Imana ize kudufasha muri iki kiganiro tugiye kugirana. Yego, karibu mu isengesho. Mwami w'abami, Uwiteka Imana yacu bwite, yego, wowe uhoraho Jehova ubera hose icyarimwe. Yego Yesu. Wowe wabanye natwe mu ijoro, mu gitondo, igicamunsi, ubana natwe buri munsi, n'aka kanya ukaba uri kumwe natwe. Yego. Ndagushimye, ndiho habwa icyubahiro, witwa ishobora byose. Ndaguhimbaje rero ku bwanjye, ku bw'umuryango wanjye, ku bw'abana banjye, ku bw'inshuti zanjye, Uwiteka we, ku bw'abaturanyi, ku bw'itorero ryawe. Yego. Kameramani wamurinze, habwa icyubahiro. Amen. Ni ukuri waturindiye umubiri n'ubugingo, izina ryawe rishyirwe hejuru. Yego. Urongera twemereye aka kanya kugira ngo tuze twicara ahangaha imbere y'ubwiza bwawe, imbere Mwami Imana yanjye y'abantu bawe mu itorero ryawe. Reka nyaguhora ku ngoma aba ari wowe uyobora kandi utegeke. Turinde kuvangirwa Mwami impande zose, mu byo tuvuga byose Mwami tuyoborwe nawe, tukubere igikoresho wikorere, tukubere mikoro wivugire. Yego. Mwami w'abami kandi abadukurikiranye, mbasabiye amatwi yo kukumva, kubumva ijambo ryawe kandi bumvire. Mwami Uwiteka ugabanya abarimbuka wongera abakizwa. Ijambo ryawe niryamamare Kristo ku isi hose no mu ijuru, ni wewe wenyine Mwami w'abami. Ndagushimye rero, singuhatisha amagambo, ahubwo ibidukwiriye ari byo duha. Izina ryawe nirishyirwe hejuru kandi abadukurikiranye bose mbasabiye umugisha, ni mu izina ryawe mbisabye nizeye Kristo nawe n'iteka ryose. Amen. Ati ugabanya abarimbuka wongera abakizwa. Ni ukuri pe. Ako kantu kabuze mu isengesho ryawe nge narekaramo ukarisubiramo. Ako kantu rero kanyiberamo, sinzi nimba nabikubwira gute. Yego, Imana ni ukuri ijya igabanya abarimbuka yongera abakizwa buri munsi. Ko abantu bakeneye Imana Fiake. Yego. Abantu b'Imana bakeneye Imana, bakeneye agakiza. Yego. Niyo mpamvu murange mbifuriza ni Imana ni ukuri gabanya abarimbuka wongera abakizwa Kristo we. Ni ukuri. Ariko muri urugendo byo abantu bari mu midugararo. Yego. Bashize. Abantu bahugiye, sinzi ibintu bahugiyemo. Sundi wowe ubona bahugiye mu biki? No kuvuga ngo ibihe turimo muri ino minsi, navango Satani yohereje abadayimoni bo buryo bwose kandi bo kujijisha. Yego. Abantu bihugiyeho, abantu barahuze cyane, baradamaraye, ariko nta nubwo bazi n'ikibahugije nabo bwabo. Ariko ni imyuka mibi. Ubu sinzi nimba nihuse kujya mu kiganiro, nkanjye ikintu cyanzanye uyu munsi cyane hanini. Yego. Ndashaka kwibwirira abantu, kuburira abantu ku kiyobyabwenge bita telefone. Iyi ngiyi. Yego. Iyi smartphone. Iyo ngiye ufite. Izi telefone ni nziza kandi ni mbi. Yakubereye nziza ikubereye umugisha, ariko yakubereye mbi ikubera inzira yigira mu gihonome. Irakwangiza wowe ubwawe, ikangiza wowe n'abakwegereye. Sinzi nimba ushobora kubyumva. Ndi kubyumva. Ni ukuvuga ngo ikintu cyanzanye uyu munsi cyane. Yego. Ni ukuri kw'Imana ihoraho yanumye. Yarambwiye ngo umuntu uzi ubwenge nayirinde iyi telefone. Mbese nk'uko utashobora kujya mu mazi mu nyanja nta jire wambaye. Turimo kumvikana. Ngo abe ari nako iyi telefone uyinjiramo wambaye jire. Ko nuyinjiramo nta jire wambaye, iyi ngiyi irakuruha. Imana irambwira ngo iyi telefone isenya ingo nyinshi.
Imana irambwira ngo abantu aka kanya abagore bafite abakeba babo bo mu nzu babana nabo kandi batambaye inyama n'amaraso, ariyo iyi telefone. Irambwira ngo abagabo ngo baraharitswe mu mazu yabo ngo kandi badaharikishijwe n'abambaye inyama n'amaraso, ngo iyi telefone. Mbaza ati bimeze gute, baharitswe nayo gute? Ko ibyo bintu ari wowe bizanye ubwo byanga byakunda ufite ubusobanuro bw'imwe. Abantu bambabarire banyumve tubigendanemo neza. Muri no minsi ngewe hari ikintu nasengeye iki cyifuzo kugira ngo Imana impe message yo kuzanira abantu bayo. Umuntu umwe yaramamagaye anekerereza ubuzima bayemo muri no minsi, agiye no kwahukana. Uyu munsi turi kuwa kabiri, umunsi wo kuwa gatandatu umubyeyi umwe yaragiye kwahukana. Ndagira ngo ubwe ngo iyi message nayibonye nimugoroba kugira ngo nze mbwira abantu b'Imana. Aka kanya nicyo cyanzanye. Umuntu akimara kumamagara ubwo ndimo ndakubwira kugira ngo mbone iyi message aho byatangiye. Narabisengeye ngewe ndamusengera. Yaramamagaye kuri telefone hari nko mu masaa 8 z'amanywa. Arambwira ati mukozi w'Imana Mutesi nabonye nimero zawe kuri YouTube. Ndagira ngo mfashe kunsengera mfite ikintu kindemereye cyane. Naramwaje ese ni igiki uherereye? Yambwira aherereye. Ese wagize ikihe kibazo? Arambwira ati mbabarira unega amatwi basi wowe unyumve. Ataka kanya nagiye ku bayobozi ba mu mudugudu nenda no kujya kuri RIB. Kandi ndashaka kuva mu rugo nkahaguruka nkagenda. Ndamubaza se byagenze biti? Arambwira ati nashatse umugabo wanjye dukundana. Ankunda. Twicara tukaganira kambonera umwanya yava ku kaza kanganiriza tukaganira. Haba hari ikibazo mu rugo nkakimubwira. Yaba hari ibibazo yahuriye nabyo ku kaza kabimbwira. Ati icyo gihe yari afite karasharamye agatelefone k'amatuje. Ati yewe ni nanjye wabigizemo uruhare kuvuga ngo kuko akaza akora gakeneye telefone. Ndavuga ndi basi reka tugure telefone nini. Ubone telefone ujye ubona ukuntu ukora mu kazi. Ati ntabwo nari nzi kuko ngewe niharitse. Nise telefone nanjye sinahise mbyumva nyine. Nise mugase wiharitse gute, telefone yaguharitse gute? Ati nibyo nshaka kukubwira. Ati uwo munsi nazana iyo telefone kuva munsi umugabo wanjye yagura iyo telefone. Ntabwo umugabo wanjye yongeye kunganiza. Yagiye ataha agasanga namuteguriye ibiryo ku meza akabirya, ifurusheti imwe ifashe inuze, ifashe akaboko kamwe gafashe ifurusheti akandi gafashe telefone. Atari kunkabona ari amavideo agenda sunika. Ati biryo bikarinda bishira ku meza. Nta jambo na rimwe ambwiye. Ti n'abana twese twarumiwe. Ati bigera igihe noneho ngewe wenda cyatse nko kumubwira nk'ikintu nkavuga inshuro ya mbere nanyumve, nkavuga n'iya kabiri nanyumve. Ati wana nabamvuze cyane atagashidukira hejuru ngo wari uri kumvugisha. Ati biranyobera neza. Ati byageze igihe noneho nanjye kuko nyifite navuze ni hari reka nanjye nge nigira ku mavideo. Ati ubwo nyine nanjye umutima uhita umbwira gutyo. Nanjye reka nge nibere ku mavideo tureba aho bizagwira. Tayari ubwo Satani yari yamaje kugera ku cyo ashaka. Ibuka umudayimoni yinjiriye muri ya telefone y'umugabo. Umugore nawe abonye kuko umugabo we nta atakimwitayeho, nawe akuruye wa mudayimoni. Ati nanjye reka nge nifatira telefone mbyihorere. Ngo byagishije ku rwego umwana ajya rwara, umugore akigwariza akabukuna by'umugabo umwana arwaye. Yes. Umugore nawe yageze aho urumva ngo byageze igihe umwana arwara. Umugore akabura ukuntu abibwira umugabo ati umwana yarwaye. Umugore tayari nawe yarangije kubakira wa mudayimoni yaramwuzuye mu mutima
byaramubabaje, yararakaye. Umugabo noneho nawe byageze ku rwego amara kurya ku meza kuri dining, agahaguruka akahita ajya muri sitting room, mu ntebe nyine muri salo, akibera aho ngaho ku mavidewo ye. Ibyo areba ubwo umugore ntabizi nimba ari ibiki, telefone ibaho ibintu byinshi. Umugore akaryama agasinzira, umugabo akaza kuza kuryama mu gicuku mo hagati, yarari kuri telefone ku mavidewo. Umva ngo byageze igihe nawe nyine ubwo urabyumva, ntawe uvugisha undi. Noneho rimwe umugabo ngo yararyamaga agasinzira na telefone mu kiganza. Urumva telefone mbese niyo yari ifite umumaro kuri we. Na nijoro ngo yabaga abuze ibitotsi, nta kindi yakoraga, yajyaga kuri ya telefone ye akirebera amavideo kugeza igihe ibitotsi biziye akaryama. Bigera igihe umugore noneho bimutama neza neza, ngo rero reka azasinzire ayimukure mu kiganza nijoro. Irimo gusakuza, umugabo yasinze yagonye, ariko telefone ayisinziranye mu kiganza. Nawe ibaza urwo rwego, ibaza urwo rwego mbese byari bigezeho. Ngo yimukuye mu kiganza ashidukira we hejuru gutya, nimba aragize ngo hari ibindi agiye kurebamo cyangwa iki, aba aramukubise. Ati ni gute umfatira kuri telefone? Umugore atari ko se telefone yaransimbuye, warayinsimbuje basi mbimenye. Ngo yarakubiswe da uwo munsi, arakubitwa bikaze. Abanyarwanda bo baravuga ngo kubiswe zakabwana kaneye mu rugo. Ibaza urwo rwego, umugabo wawe wishake mugasezerana, mugashyingira, umugabo wawe mwabanaga neza mu mahoro. Satani agahita avuga ati nta kindi kintu ndamufatisha, ndazana umudayimoni mushyire muri telefone. Nibyo twatanye tuvanga, abantu baradamaraye, abantu bihugiyeho, abantu barenze, navuga ngo barenze umurongo, kandi mu buryo batazi. Satani arimo arakora mu buryo bwinshi. Nukuvuga ngo Satani wererebye arababara, aravuga ati nta handi hantu nabatangirira, ko nanjye barasenga ahangaha bakambuza amahoro. Bari abakristo ngo basenga n'Imana, ariko byarangiye nta muntu ugisenga. Telefone yarabate, ubwo nyine abarabafashe arabaziritse. Kandi nukuri ndagira ngo nkubwire ngo umugabo, wa mugabo we, reka mere ku bagabo, wa mugabo ijambo ry'Imana ryarambwe ngo uri umutwe w'urugo. Hano nigeze gusoma kwa Adamu, Imana yarambwe ngo uzarya urushye kubera kuko mucumuye. Ibwira umugore ngo na uzabyara urushye, yabwiye umugabo ngo uzarya urushye, urye ibivuye mu byuya byawe. Aka kanya hari abagabo batagishaka kuba abagabo, batagishaka kuba umutwe, bishakira kuba ibihimba. Bashaka kuba ibihimba, bashaka kuba amaboko, bashaka kuba amaguru. Byaranyobeye, abagabo bagiye inshingano zabo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uri umutwe. Ndonya nisomera mu ijambo ry'Imana mu Befeso, naho haravuga ngo umugabo ategetswe gukunda umugore we nkuko Kristo akunda itorero. Ariko ufasha umugore wamurutishe telefone. Can imagine? Telefone wagiye hara ukagura, telefone igwa mu mazi kameneka kakanya, uyirutisha umugore wawe. Urahangaki ngo Imana yarambwe ngo muri no minsi ngabagabo ngo basige bahangakishwe no kugura mega, kurusha guhangakishwa no kugura ibirayi by'abana barya. Kandi ko icyo kintu kireze, Imana yarambwe ngo mufitanye urubanza nayo. Ngo umugabo aricara agatekereza akavuga ngo mfite ibihumbi byanjye 2, arimo gucunga ngo zirashira sanga hemega mega, ngo zirashira sangaye. Ngo abagore benshi ngo barimo kurira marira, baririra mu mago mu mazu. Ntahera yabwira umugabo ngo nguri isukari cyangwa isabone. Nyanamubaza akamuga ati nani mfite 2 nabiguze mega, cyangwa ati mfite 1000, ngiye kukigura mega. Natekereza ko nicyo 1000 cyagura n'amakara cyangwa isabone. Nyumvira urwego byagezeho.
aho wicarana n'umuntu mu nzu ukamubwira ati ndagukumbuye kandi mubana, ukamusaba audience ati umbabarira uyu munsi basi tuvugane, kandi mubana muri uwo mubiri uyu munararana ariko mumeze nk'aho mutararana, ntawe uvugisha undi. Ikigezweho ari iki? TikTok, YouTube, Instagram. Niyo mpamvu nyine nakubwiye ngo Imana yambwiye ngo iki ni ikiyobyabwenge gikomeye, ngo iyi ni telefone ngo umuntu uzayirokoka ni umunyabwenge uyoborwa na Mwuka Wera, ujya afite ikimujyanye kandi akayivaho agakora izindi nshingano ze. Apana kujyaho nk'udafite gahunda, uzamura uguye kuri iki, uguye kuri komedi, uguye kuri biki, mbese ubwenge bwawe ukabufata ukabuharira ibi bidafite umumaro ahangaha. Biriho hari byinshi ngo abantu byararangiye, ubwenge bwabo bwamaze kuyoba, ubwonko bwabo bwamaze kuzamo ibishorobwa, bwamaze kononekara. Hahandi usanga umugore afata umwana w'imyaka 2 akamuhereza telefone ngo akira, akajya kugenda akajya gukora ibye ngo umwana wanjye iyo muhaye telefone narira nakora gute, ariko ibyabarebaho ntago bizi wowe. Buriya waguhuza n'umuspecialiste w'ubwonko bw'abana akareba umwana wawe urwego ubwonko bugezeho, nibwo wabimenyana n'ubwo wazongera kuyimuha. Nimba telefone irimo kwica umuntu w'umugabo mu rugo, ikica umuntu w'umugore mu rugo, urugo rugasenyuka, sibyo? Umwana wawe we utekereza ko bimeze gute? Umwana muto. Nshuti zanjye, mwebwe munkurikiye, ni ukuri Imana yanumye ku bagabo n'abagore. Imana yambwiye ngo nimbaze abagabo ngo muracyari imitwe ngo cyangwa mwabaye ibihimba. Babagabo baba kuri iyi telefone iyobora, babagabo bageze ku rwego batakivugana n'abagore babo, babagabo bageze ku rwego basige bakubita abagore kubera iyi, babagabo bageze ku rwego bagura amamega kugira ngo bajye ku ma video bataguze ibyo abana barya n'umugore. Babandi abagore basigaye basaba umwanya wo kuvugana nabo, babandi abagore basigaye babwira ngo ndagukumbuye kandi mubana. Imana yambwiye ngo mbabaze ngo muracyari abagabo, muracyari imitwe ngo cyangwa mwabaye ibihimba. Imana irambwira ngo mbaze abagore ngo mbese muracyagandukira abagabo banyu, ngo kuko umugabo ari umutwe kandi umugore akaba yaravuye mu mugabo we, ngo mbese muracyabagandukira nk'uko bikwiriye, ngo cyangwa mwabasimbuje aya matelefone, ngo se baracyababona. Imana yambwiye ngo umuntu uzumva iki kiganiro azacyumvana ubwenge, narangiza ngo yicare yisuzume ngo mbese ndacyari mu ruhande Imana inshakamo, ngo mbese ndacyubahiriza inshingano yamaye. Reka twisomere ijambo ry'Imana. Nanjye ndabizi neza ko ijambo ry'Imana ubundi burya nibwo buhanuzi bwa mbere. Ntabwo rero Imana yanumye ibyo ngibyo ngo ireme no kuma umurongo wo gusomera abantu bayo. Reka twisomere mu Befeso ibice 5 ku murongo waho, reka twihere ku murongo wa 21. Hajya nagura nsomera nsomeye byawe byiza, ariko utanabishoboye nabwo nasoma ngerageza. Ibice 5
ku murongo waho wa 21 reka ariho dutangirira. ibice 5 haranditse ngo kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Ijambo ry'Imana ravuze ngo kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Ese mwabagabo mwe n'abagore murimo kugandukirana, murimo kubaha Kristo? Aha twagiye komeza. umurongo wa 22 haranditse ngo bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Ngo bagore mugandukira abagabo banyu ngo nk'uko mugandukira umwami wacu. Haleluya. Twagiye. Ngo kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we. Bagabo. Ngo kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we. Twagiye. nk'uko Kristo ari we mutwe w'itorero ari ryo mubiri. Ngo ni nk'uko Kristo ari we mutwe w'itorero ari ryo mubiri we. Mwabagabo Imana iravuze ngo twagiye. Aranditse hepfo ngo ni nawe mukiza waryo. Ngo ni nawe mukiza waryo. Ni nawe mukiza waryo. Ni ukuvuga ngo wa mugabo we ni wowe mutwe w'umugore wawe, ni nawe mukiza wawe. Turimo gufata itorero ry'Imana Kristo tukarigereranya n'aha mu isi umugabo n'umugore. Twagiye. Na kane. Ariko nk'uko itorero rigandukira. Ngo ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo. Ngo abariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Ngo nk'uko itorero rigandukira Kristo abari nako abagore bagandukira abagabo muri byose. Mwabagore mwe murimo kubyumva cyangwa murimo gutsindwa? Twagiye twikomereza. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero. Ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Bivuze ngo umugabo gukunda umugore ni itegeko. Wa mugabo we gukunda umugore wawe ni itegeko. Ntago umugore wawe ari uzahaza kukwinginga ngo nkunda. Ukimubwira ngo ndagukunda ukamufata ukamujyana iwawe ukamugira umugore wawe, akaba umugore wawe ukitwa umugabo. Ni itegeko kuko umukunda. Niko ijambo ry'Imana rivuze ngo nk'uko Kristo yakunze itorero rye. Ese mwabagabo mwe murimo gukunda abagore banyu bikwiriye? Ese mwabarutishije telefone wamuharitse? Ijambo ry'Imana rirakubajije ngo rirakubwiye ngo kunda umugore wawe nk'uko Kristo yakunze itorero. Twikomereze. Ngo Kristo ngo aravuga ngo yikunda itorero rye ngo aryeze ngo amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye. 27 ngo aryishyire rifite ubwiza. Imana ishimwe. Aryishyire rifite ubwiza. Nga aryishyire rifite ubwiza. Ridafite ikizinga cyangwa ngo ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Imana ishimwe. Ngo cyangwa ikintu cyose gisa gityo. Ahubwo ribe ryera ridafite inenge. Nguko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo. Wabyumvishije ngo Kristo we yakunze itorero rye ngo araryeza ngo rigira ryiza no kugira ngo aryishyire ngo ridafite inenge, ngo ridafite n'umunkanyari, nyine ngo aryishyire ryiza rirabagirana. Nguko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo n'umubiri nk'umubiri wabo. Twagiye. Ukunda umugore waba yikunda. Ngo kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we. Imana iguha umugisha rekeraho.
ngo nk'uko umuntu akunda umubiri we akawukuyakuye nk'uko Kristo akunda itorero. Ese mwababyeyi mwe, mwabagabo mwe n'abagore, turatsinzwe cyangwa turatsinze? Kristo aratubajije. Abagabo ntibagikunda abagore babo, abagore ntibagikunda abagabo babo, ntibakibagandukira. Ni ukuvuga ngo reba, nimba uriya mudamu umugabo we yarabaye gutyo akononekara neza akageza ku rwego, noneho n'umugore akagerageza nk'iminsi ngahe bikanga, akavuga ati nanjye mbivuyemo. Ibaze urugo rwasigaye rumeze gute? Mudugudu abizamo, ribu zibizamo, bafite abana. Noneho ibaza abo bana, umunsi abana bawe bakuze, mukicara ku meza ku dining, umwana w'umukobwa afite telefone hano, abahungu bawe bafite telefone, nawe urayifite n'umugore ayifite. Noneho nimurugira n'ibyago, mufite n'umukozi nawe azaba ayifite. Tuzarebe noneho uko bizagenda. Ese uzazubwira abana ati mwabana mwe nta kinyapfura mugira? Umunsi uzahamagara umwana kabiri gatatu atakwitaba, nana kwitaba ikangukire hejuru ati wamvugishaga. Hari igihe umuntu afite telefone neza ukabona ubwenge bwaragiye, akanashiduka gutya utanamuhamaga kwanza ngo warumvugishije. Ibaza urwego babigezeho, ibaza urwego ku buryo ufata umugore wawe ukamukubita ngo telefone mu ntoki. Ibaza urwego utakigira umwanya mu rugo, abana baba barakubuze kera byararangiye. Nimba umugore murarana mu buriri atakikubona, umwana se azagukura he? kandi mu kanya bahita batangira kumubera ngo umwana ngo abana baratunaniye, abana baratsindwa mu ishuri, abana mbese babaye ibirara, nta kintu bakora birwa bakora iki? Nubuhe burere ubahaye wowe? Nuruhe rugero rwiza baragukurikiranaho? Abana bahagaze bari kumva mama bari kukubaza ati uyu munsi ko tudafite ibijumba byo kurya, ko nta gahunga gahari, ko nta muceri, ngo nimfite 2 nabiguze mega. Imva ikintu uri kwigisha umwana wawe, reka mbabwize ukuri ndabinginga. Mu ijambo ry'Imana hano riratubwe Kristo yakunze itorero rye. Kristo we ntagatureka, nta nubwo aryama twashira ngo ahora tubereye maso. We yaraje aradupfira, adupfira tudakwiriye. Ariko wowe umugore wizaniye abana wibyariye, bikunaniye kubikontorora kubera telefone wiguriye amafaranga yawe, uhora wisiriramo amafaranga buri munsi uyigaburira nka hari iduka urimo kugaburira. Nabyo kuko bigusenyere, bituma we kubitira umugore ukunda, bituma umugore ukunda gusaba audience yo kukuvugisha mu bana. Umva rwego bigezeho. Nukuvuga ngo Satani we ni umunyamanyanga, Satani we cyashinzwe no kwica no kuzikiriza. We yarawubaza aravuga ati abantu barasenga, ni iki kindatereza mu bakozi b'Imana, ni iki kindatereza mu bakirisitu, nkabona ukuntu mbafatisha nkabafata. Yibuka ko telefone zihari kandi twaziguriye. Iyi ngiyi Imana yarambwiye ngo ni inyanja, ngo nkuko utamanuka ngo ujye mu Kivu niyo ugiye mu bwato bakwambika jire, ngo nkuko utajya mu nyanja utambaye jire, ngo iyi ngiyi nayo ngo yimanukanemo jire. Nta yindi jire rero, ni ugusenga Imana ikaguha Mwuka Wera akakuyobora, akakugisha ibyo ugomba kureba n'ibyo utagomba kureba, akakwigisha ibigufitiye umumaro n'ibitagufitiye umumaro. Kandi ugasenga cyane Kristo akaba ari umuba muyobozi w'urugo rwawe, Mwuka Wera akakugira inama. Naho nimba atari ibyo, karabaye wa mugabo we ntukiri umutwe ngo wabaye igihimba. Niko Imana yambwiye ngo nkubaze.
ngo ese wa mugore we ngo uracyagandukira umugabo wawe ngo nk'uko tugandukira Kristo umwami wacu uracyabikora? Ni ukuri Imana yarambwiye ngo ifite agahinda kibiri kubera mu ngo. Imana irambwira ngo ningende mbaza abagabo n'abagore ngo bongere bisuzume barebe, ngo barebe ngo uko atari bo bahaye umwanya Satani n'abadayimoni bakaza. Ngo bisuzume barebe, ngo barebe neza ibyo bari kwigisha ababakomokaho, ngo kandi bajye yuka ngo izahura abana gukiranirwa kwa basi, ngo kugeza ku buzukuru ku buvivi n'ubuvivure. Ngahibaze rero wa mugabo we, wa mutwe we w'urugo, ibaze ibyo urimo gukora mu rugo rwawe. Ni wowe urimo kwizanira umutingito, urizanira umushyitsi mu rugo, umutingito wo kurimbura, ukarimbura urugo rwawe, ukarimbura wowe wese. Ubwo kuvuga ngo wowe wese ni wowe n'abagukomokaho. Kuko ntekereza ko nk'ibyo nka gutyo bivuze dusangije n'umurongo wo muri Bibiliya ku Imana yavuze ingeso akanya ifite mwana barasiga noneho ntajya kwigisha abana arusheho nesefe yake kugira ngo za karande zivaye cyane. Iyo generation y'ukurema usanga abantu barimo kuvuga ngo nge narakijwe ngo nta karande nkigira, ngo icyaha cy'inkomoko se ngo cyavaye se ahubwo cyaburira hehe? Amaraso ya sogokuruza wawe nimba yararogaga, nimba yari umwicanyi, nimba yari ikihe, ayo maraso agendera muri wowe. Ko sogokuru wawe niwe wabyaye sku cyangwa mama wawe, ayo maraso agendera muri wowe. Gukizwa no gutandukana na karande ni ikindi. Ntibazakubeshye ngo umuntu arakijijwe ngo ubwakijwe nta karande afite, harazifite cyane. Ni wowe ubwawe uhagarara mu budahangarwa bwawe ukavuga ati Imana, mu budahangarwa bw'Imana ukavuga ati uwera wanjye we papa, nditandukanya n'imbaraga zose za basogokuru na basogokuruza, ibyo bakoraga byose bitari byiza, nditandukanya nabyo. Nta burenganzira bimfiteho, mu ndagano zasayininzwe ntaravuka narabaho, aho nashyizwe ntazi ibyo natonye. Hariho nk'abana bagiye batongerwa aho batari banavuga, ugasanga umwana bamutanze nko kwa Nyabibi cyangwa Yengo naza zaba umugigwa, ngasaba hagarariye ibi biriya birakora deje barangije kugutanga. Uzacunga kenshi ujya kumva wenda gusanga nk'umwana w'ikirara cyangwa w'indaya cyangwa w'umujura cyangwa iki, ukumva kuvuga ngo sekuru ngo nyina wabo ngo ni kuri yari ameze cyo kuno nk'umwana yarasaze ngo he ngo nubundi ngo kana ngo yari yarasaze kera. Usanga bigenda bikurikirana. Niyo mpamvu ujya kumva umuntu aravuze ngo he ngo nge ndi umwega kazi we, ngo utari umwega mano, ukabona umuntu arabyirase. Na ese uzi sekuru wabega nuzi nibyo yakoraga deje, ariko byonyine kuba ukibyirata ya maraso y'abega aracyakurimo. Ni wawe itandukanya nabyo ukavuga ati amaraso yawe Kristo niyo yonyine ndiho. Imbaraga zawe utwara n'ubushobozi n'ubwawe kuri njyewe no kubyanjye no kubanjye, akaba ari wowe uyaturiraho ibyo ngibyo, igifu cyo kwiyaturiraho babandi utazi. Ujya kwa muganga wenda urugero bagupimyemo nka diabete cyangwa kanseri, ukumva muganga arakubaje ati ariko ninde wanyu wishwe nayo? Ati nta muntu wanyu wishwe nayo. Uyabibonye kuko ari karande. Nawe rero waba udakijijwe uramubwira ati ejo bundi se anko wanjye siyo yamwishe, ati se ne wumva ni karande. Njyewe ariko naramaje kumenya Kristo n'ukuri k'Imana nkorera,
njyewe niyo ngiye kwa muganga bakapima ikintu akaba ati ninde wanyukishe, ndavuga ati nawe. Iwacu ni njyewe wa mbere, ni njye ubanza nkaniheruka. Ndi cyaremwe gishya, namenye Kristo, amaraso ya Kristo ndiho, kandi namaze kumenya kwitandukanya na za karande, namaze kumenya kwitandukanya n'ibyo bankizemo njye ntazi. Ndi cyaremwe gishyashya rero, ntawe wacu wapfuye atyo, nta n'unkomoka uzapfa atyo, kuko namenye Kristo. Njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Muri ino minsi rero abantu baradamaraye, ikintu ufite aho ngaho kikwegereye. Satani ntabwo agishaka imitego ya kure, imitego abantu barayimenye, bayivumbuye. Uko bagenda bavumbura rero imitego batega bakayigendera kure, niko aza n'indi mishyashya. Uhagezweho uyu rero, Imana yambwiye ngwiye ni umugisha ni n'umuvumo, ngo ni wowe wenyine ufite kureba ko ese uyitunze nk'umugisha cyangwa uyitunze nk'umuvumo. Imana yambwiye ngo twisuzume, ngo mwabagabo mwe mwisuzume cyane. Yambwiye ngo baze umugabo ngo uracyari umutwe, ngo cyangwa wabaye igihimba. Irambwira ngo baza abagore ngo muracyagandukira abagabo banyu nk'uko Bibiliya bivuga. Fyake turatsinzwe. Abantu twagwaye kutumva. Abantu barababaye birabaruhije. Nawe baze kugira ngo uwo muntu amamagare, ariko nuko abonye nimero yanjye kuri YouTube. Ni n'Imana tababwira ati Imana ibaha umugisha, nukuri Imana ibaha umugisha inshuti za Yesu. Mukurikirana ijambo ry'Imana. Kandi nukuri ndajya mbwira uwo muntu ngo nago yibeshye, kuko naramusengeye kandi Imana iramusubiza. Kandi n'umugabo we yemeye guca bugufi. Uwo munsi umuyobozi w'umudugudu yari yageze mu rugo rwabo, ndetse n'umugore bamubwiye ngo ajye kuri ribu n'amavarize yafunze. Ariko Imana ishimwe kuko hari icyo yakoze. Imana ihabwa icyubahiro. Ubwo nukuvuga ngo abantu biruhije ni benshi. Birumvika. Fyake ingi utayitondeye, none ukajya ngo ni TikTok, ukandaho gatoya kakakujyana ku kindi. Aho rero no Satani ahitaza akagufata neza, akagukomereza aho ngaho neza kugira ngo uzongere kuyigobotora yingiye. Umuzimu urimo nubwo yabyemera kumucika, aho rakuzanira ibiryoheye amaso, kandi ubwonko yamaze kubukaraga, yabujunguje neza, yabushyize ku gipima bushakaho. Wowe ugasigaza ngo ndi umugabo mu rugo, ngo ni umukristo ndasenga. No mu rusengero usanga abantu bicaye bari kubwiriza nk'ijambo ry'Imana, kabona umuntu ari ku gatelefone gurya. Njyari umuntu twigize no kwicarana nkareba gutya, nkabona n'ama video yibereyeho pe mu rusengero, kandi bari gusoma ijambo ry'Imana. Ngenzi ngari basarimo no gusoma muri Bibiliya, kubu telefone zisigaye zibamo na Bibiliya. Nabagira mu ijambo ry'Imana yo kuvuga imirongo, nkabona abantu bafashe telefone. Si ukuntu narebye gutya ku muntu twegeranye nka gutya, mbona rwose utu video abakobwa ari kwibyinira ibintu byakaze, mbona yatwawe byashimishije. Barinda barangiza kubwiriza, wa muntu arimo kuzamura gutya, bagira mu gihe cyo gusirimba akarambika telefone hasi, agahaguruka akisirimbira. Urumva rwego Satani agezeho arimo gukoresha abantu b'Imana. No mu rusengero nahatinya arahageze, mu rugo ho nibicika. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo iki telefone ni umugisha, ngo kandi ni umuvumo. Ngo kandi arona abantu baba bari ku mavi barimo kuzisengera, ngo bashaka telefone, ngikabikorera kwibahisha ikazibaha. Ngariko bamara kuzibona ngo nibibuke icyo bazisabiraga, ngo zikababera umuvumo. Ukeneye kwambara jire kugira ngo iyi telefone itakubera umuvumo. Nta yindi jire rero, ni Mwuka Wera. Kwemera Kristo akakuyobora,
mwuka wera akakwigisha ibigufitiye umumaro n'ibitagufitiye umumaro. Ni iryo jambo ry'Imana nazanye, nta ikindi ndarenzaho, mbitanze gutyo nk'uko nabihawe. Urakoze cyane kubwira ijambo rigejejeho. Ntekereza ko uwumva niyumve, kubera kuko igihe tugezemo ntabwo ari igihe cyo kuzavuga dusubiramo. Nta kintu kivugirwa ahangaha mu madini ayo ari yo yose, ku ma YouTube channel, nta jambo ry'Imana risomwa ahangaha ritarimo gusubirwamo. Nta jambo na rimwe riri guca mu matwi yawe utigeze wumva. Ngo vuza impanda rangurura hose, nacyo bafite bazireguza. Vuza impanda rangurura hose, nacyo bafite bazireguza. Mu bagabo vuza impanda rangurura hose, nacyo bafite bazireguza. Mu babyeyi uvuza impanda rangurura hose, nacyo bafite bazireguza. Mana ishimwe. Kuvuza impanda ntabwo ari ugufata imyirongi, nta nubwo ari ukuvuza amakondera. Ngo vuza impanda rangurura hose, ntacyo bafite bazireguza. Nanjye ndahangaha imbere yanyu ndavuza impanda, mfite mikoro, ndarangurura hose, mvuze icyo Imana yavuze, mbwiye abagabo n'abagore. Ntacyo mufite muzireguza. Imana iduhana umugisha. yego ndagushimiye cyane. Kugira ngo dusoza abantu batsinzwe n'ijambo, reka ngusabe Yego. mu gikorwa bwo gusenga, dusengere n'umuntu udukurikiye, nawe ashobora kuba ataremerewe na telefone cyangwa n'ibindi bintu biremereye wenda byerekeranye n'iyo telefone. Telefone nyigize nayo imuremereye, ariko hari ibindi bintu. Hari abagabo babaswe wenda reka mvuge bwo kwinywera agacupa, ugasanga nanone nta n'ubwo ikibazo ari telefone, ahubwo ukumva ngo iri mu kabari, hari n'abantu bameze gutyo, abagabo babwiye nanjye ingo zabo nabo gusa. Hariho n'abagiye mu nda bazinutswe abagore babo. Hari n'abandi akazi kaba karamutwaye, uwo mugore nawe bikamujyana kure, ariko nabo basengere nibura babone umutima wo kwihana. Yego. Ndagira ngo ufate uyu mwanya rero dusenge dusoza. Urakoze. Uwiteka Mana nziza, Imana yo kwizerwa, Imana y'urukundo n'imbabazi no kugira neza, ndagushimye ku bw'aka kanya Mwami uduhaye. Wayoboye n'ukuri Jehova mwiza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Watubwiye amagambo yawe meza, uri Imana nziza, uri mwiza, turagukunda Papa. N'ukuri ndasenze cyane, ndi umujakazi wawe. Waravuze ngo Mwami Imana yacu ngo tuzaburire abantu bawe. N'ukuri nyaguhora ku ngoma, ibyo twabikoze, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nsengeye umugabo Mwami Imana yanjye waburiye umwanya urugo rwe. Nsengeye umugabo Mwami Imana yanjye wayobowe na telefone, wayobowe n'inzoga, akayoborwa n'uburaya. Umugabo Mwami akazi katwaye akaba atabonera umwanya urugo rwe. Ndabasengeye nyaguhora ku ngoma kugira ngo ubigishe ubwenge, bagaruza ukuboko kwawe kwiza kw'imbabazi Mwami. N'ukuri ongera ubahindukize, bashyirireho iherezo, bashyirireho stop nyaguhora ku ngoma. Ubigisha uko bagomba kwifata mu ngo zabo, ubibutse kuko ari umutwe niko ijambo ryawe rimbwiye. Ubibutse kuko bagomba gukunda abagore babo Kristo nk'uko wakunze itorero, niko ijambo ryawe rivuze.
ndabingingiye nyaguhora ku ngoma, nta kijya kikunanira mwami w'abami, ubufasha uramufata kandi umufashe ntumurekuza Jehova. Ndakwinginze abo bagabo bagarure gabanyama barimbuka wongera bakizwa mwami wanjye. Uri mwiza urakomeye ushobora byose Jehova, uwumvishira ijambo ryawe akadukurikira mwami w'abami, reka rimubere iry'umumaro mwami wanjye, nirica mu gutwi kumwe ngo risohokere mu kundi, ahubwo nyaguhora ku ngoma rishinga imizi mu mutima we, umutware n'ubwenge bwe bigendane. Yumvira ijambo ryawe mwami, aryumvira kumvire. Nyaguhora ku ngoma Imana, uri mwiza ntago ujya wibeshya, nta kijya kikunanira ushobora byose, witwa ndiho, wahozeho kandi uzahoraho, uri Imana yacu bwite. Nyaguhora ku ngoma nsengeye aba babyeyi aba badamu, reka mwami Imana yanjye ujye ubaha kwihangana, ujye ubaha kwihangana, bera imbuto berera imbuto abagabo babo, kandi ubigisha gusenga, ubigisha kubohoza ibyabo Nyaguhora ku ngoma, kugira ngo hari wabahindukiriza abagabo bakagaruka. Ndahagarika imyuka mibi yose mu izina rya Yesu, ndahagarika umudayimoni w'uburyo bwose mu izina ryawe Kristo. Abadayimoni binjira mu matelefone ndabahagarika mu izina ryawe Yesu. Abadayimoni batwara abagabo mu mayoga no mu busambanyi ndabahagarika mu izina ryawe Yesu. Abadayimoni barimo gusenya ingo z'abantu zikaba zishizeho ndabahagarika mu izina rya Yesu. Reka ubutware n'ubushobozi bwawe Jehova mwiza, reka ukomeze uba Imana nk'ukuri Imana y'abakwizera n'abakwiringira. Nta wagusenze ngo yikorere amaboko, nta n'uwagusenze ngo umureke, nta wagutabaje ngo ureke kumutabara Kristo. Ikiruta byose waranadupfiriye ku musaraba, ni ikimenyetso simusiga kuko udukunda, kuko wababajwe ku bwacu, urupfu rukomeye uradupfira kubera twupfa mu cyimbo cyacu Jehova. Niyo mpamvu tukwinginze, kuko ijambo ryawe ryavuze ngo umugabo akunda umugore we ngo nk'uko wakunze itorero, riravuga ngo umugore agandukira umugabo we ngo nk'uko agandukira umwami wacu. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Jehova. Turahamanya n'ijambo ryawe 100% 1000%. Mwami w'abami ni wowe wera kandi ni wewe wuzuye kwizera. Bibiliya ni ijambo rya n'ubuhanuzi bwawe bwiza, turarikunda mwami. Ngo manukira kubana natwe, genda mu bana bacu mwami, genda mu bana bacu Jehova, ubafatisha gukomera kwawe, ubarindisha gukomera kwawe, ubarinde igisa n'ikibi cyose mwami wanjye. Ibintu mwami Imana byose by'ibirangaza Satani acamo, kandi agaca mu bintu byacu twizaniye, maze akaduhindura ibivume, turabihagarika mu izina rya Yesu. Turahagarika imbaraga z'umwijima zose mu izina rya Yesu. Izirirwa zigenda izo duhurana zo mu nzira, iziza mu matelefone, iziza mu bishukisha byose duhura nabyo, turabihagarika mu izina rya Yesu. Reka ubutware n'ubushobozi bwawe mwami w'abami, reka wongera utumeneho amaraso yawe y'igiciro twagize amaraso yawe Jehova. Reka ubudahangarwa bwawe bwongera butugaragareho mwami w'abami, reka Nyaguhora ku ngoma ubwiza bwawe bwongera budukayanganeho, reka mwami w'abami wongera utugaragareho aho duca hose, utugaragareho mwami. Urakoze kukuri mwiza, urakoze ko werukana kiranuka Jehova. Komeza ugabanya abarimbuka wongera abakizwa mu bagabo, gabanya abarimbuka wongera abakizwa mu babyeyi, gabanya abarimbuka wongera abakizwa mu rubyiruko mwami, mu bahungu n'abakobwa, mu bana bato, mu basaza no mu bakecuru, mu madini, mu masoko no mu mihanda mwami. Uwiteka mu ngo zacu, mu baturanyi, mu nzira aho tugenda, gabanya abarimbuka wongera abakizwa mwami w'abami. Reka amaraso yawe y'agaciro yongere asesekare ku bantu bawe. Urakoze kuko uri mwiza rero, singutotesha amagambo ahubwo uzi ibyiza bidukwiriye mwami, kandi uhora utubereye amaso nturyama twashira. Ngo ukomeze utwiteho mwami, ukomeze uturindishe gukomera kwawe Nyaguhora ku ngoma, maze mwuka wawe wera komeza tuyobore. Urakoze ndagushimye rero, ni mu izina rya mbisabye nizeye Kristo none n'iteka ryose. Amen, amen, amen.